muce bugufi. Umunsi wo kucyumwe nanga umunsi wo gutwika, umunsi wo kuvuga ku ijambo ry'Imana. So muce bugufi twagize Uwiteka. Ngewe nango mfite ubumenyi bwinshi cyane burengeje ubw'abandi mu gusenga cyangwa mu kuvuga ijambo ry'Imana, ariko kubwo mfite ngerageza guca bugufi nkabukoresha mu followers banjye mfite nkababwira ku ijambo ry'Imana. Bitabuje ko ufite ubumenyi burushijeho nawe yageze akatwiyungaho tukavuga ijambo ry'Imana. Ngamutse bugufi twiregeze Uwiteka. Guca bugufi uyu munsi ndabamfukamye mfukamye Uwiteka, icyubahiro cy'Uwiteka gusa. So ubwo rero umunsi nabateguye no mu ijambo rya Zaburi igice cya 27 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6. So ngamuce bugufi twiregeze Uwiteka. Mwami turagushima kuko dukunda, tushimwiza bwawe ku munsi wa none. Turagushimiye Mwami wowe tuhaye guhumeka umwuka w'abazima. Hari benshi bawuvuyemo, hari benshi bari mu bitaro, hari benshi bari kuri bombone, ariko twe turacyashobora kuvayo tugagushima ko uri Imana nyamana, ko nawe wikiringira ngakorwe n'isoni. Niyo tuje mu bwiza bwawe ku munsi wa none, udufashe Mwami, uturinde imyuka mibi, uturinde kuremererwa, uturinde abaducamo ibice, uturinde abayobya bagenzi babo. Tuje mu bwiza bwawe Mwami, ngufashe buri wese uri hano, umfashe naze gusubira nkuko yaje Mwami. Indirimbo z'agakiza, indirimbo zo guhimbaza, indirimbo zo gukuramya, zo turaza gucuranga hano ziza kuhora benshi batishimye, benshi baboshywe ku mutima, benshi bari mu makuba, benshi bababaye ku mitima, baze gusubirayo Mwami hari uko ubahinduye Mwami. Tuje mu bwiza bwawe Mwami kuri munsi wa none, hashize igihe cyungana nk'ukwezi tudaterana imbere yawe, ariko Mwami wadushubije tuza kuri munsi wa none Mwami guterana imbere yawe. Uri Imana nyamana Mwami, nawe kwiringira ngakorwe n'isoni, kuko na nyuma zirurakora. Ndagushimiye Mwami wowe nshobuje kuza guterana hano imbere y'abantu, imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya Mwami. Mvuga ibyiza byawe, mvuga ibyiza wankoreye, mvuga aho nkuye, mvuga aho ngejeje, n'abandi bari hano baze kuvuga aho bakuye, aho bagejeje, kugira ngo Mwami duce Satani intege. Turagushimiye Mwami kuri Imana nyamana. Mwami turagushimiye ngo buri muntu wese uri hano naze gusubira nkuko yaje Mwami. Tukweretse ababyeyi bababaye, ababyeyi b'abapfakazi, ababyeyi bari mu mbeho y'ubutita, ababyeyi bari mu izuba rikabije, ababyeyi badafite aho bakinga umusaya, abafite abana Mwami bose barwaye, ababaye, abo bose turabakweretse Mwami, ubafashe aho gukinga umusaya, ufashe ubakire Mwami ababyeyi bababaye, ababyeyi amarira yabo yahoze mu izina rya Yesu. Turakweretse Mwami, tweretse imiryango ibabaye, yabuze ababo mu bihe bitandukanye muri iyi minsi Mwami, uyifashe gukomera, uyifashe kumenya mu izina rya Yesu. Ndakweretse Mwami, weretse umuryango wanjye, weretse bashiki banjye, mukuru wanjye, barumuna banjye, wafashe baye kumenya, bafashe baye gukorera n'umubyeyi wanjye Mwami. Turakweretse Mwami kuri munsi wa none, wampaye imbaraga zo kuza guterana imbere yawe, ari wowe unyobora, ahubwo se ari njye wiyobora mu izina rya Yesu. Ndagushimiye urukundo nkunda Mwami, wowe wankije amenyo y'abasetsi, ukanyikiza n'ibikobangoma. Ndagushimiye kuri Imana nyamana Mwami. Ndagushimiye ko bana nanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ndagushimiye wowe bana nanjye mu kazi kanjye ka buri munsi. Ndakweretse n'abantu bari hano, abatangiye amashuri, aho Minerivare kujya ku ishuri, abafashe bose Mwami bahaye amafaranga ya Minerivare, ay'amakayi, aya kurya ku ishuri, abashaka visa zo kujya mu mahanga, ubafashe Mwami bose, ubafashe bo bose, abari kwa applyinga visa Rotary, biriya bya Rotary visa Mwami, green card, ubafashe Mwami, ari wabera ikaramu ugiye basabumitinga, igihe bazanonsinga batsinze, ari bazaza mu bambere mu izina rya Yesu. Abo bose bakeneye ubuzima bwiza, abakeneye kujya amahanga kugira bakore cyane, bafashe imiryango basize inyuma, abo bose Mwami ibyo bari gusaba Mwami ubyaprove mu izina rya Yesu. Tuje mu bwiza bwawe Mwami, udufashe Mwami, ubane natwe hano, uturinde imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. So tubahaye ikaze rero ahantu mwese muri kumwe natwe hano. Ubungubu tugiye kumva indirimbo imwe y'agakiza, tuze tuganire. Ndabahaye ikaze rero ku bantu mutitwiyungaho,
abahaye ikaze. Akimana, God bless you. Akimana 741, God bless you. So rero uko bimeze bo tugiye kumva akaririmbo kamwe ubundi tuveyo. misigaro gihozo, God bless you. So tugiye kumva Metis Remini Tanga, God bless you my brother, how are you? Mika, no, Alice, Amen, green card, yes. Tugiye kumva akaririmbo kitwa akarimo kitwa Sing Hallelujah, nakumanze twa Snatch. Ubundi tuveyo dushimira Imana. Njye mfite byinshi, mfite testimony nyinshi ibintu byo gushimana ku munsi. Urinjiye mu mutima wanjye kandi yashyize mu butwari, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo, imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu narayihawe, nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo, umukiza niwe wankuye mu ishyamba, nsigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nshobora kwera imbuto ashaka, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo, ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu, kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu, k'umukristo wese ukuri, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo, nejejwe n'Imana
umutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yanshyize mu butwari nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo umukiza niwe wankuye mu ishyamba nsigaye mba mu murima we no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru nshobora kwera imbuto ashaka nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo ubugingo bwiza nahisemo n'ubu bukorera umukiza Yesu kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu umukristo wese ukuri nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza Okay, so sorry guys, narigize emotion. nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo Anyway, so uyu munsi wa none rero ni
ko nyiriho ihumeke umwuka w'abazima ntarwaye nta burwayi mfite nibyo gushima Imana ihabwa icyubahiro. Ku cyumweru rero ni umunsi nahisemo kuza nshima Imana. Nadine ira God bless you. So umunsi wo ku cyumweru ni umunsi nahisemo kuza tugahimbaza Uwiteka, tukavuga ibyo Imana yadukoreye, tukavuga aho Imana idukuye naho itugejeje. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none navuyeyo nkavuga ati hashize igihe tudashima Imana. Ku munsi wo ku cyumweru tuveyo dushime Imana. So njyewe abenshi mu nzi cyane iyo turi muri entertainment turimo kurya show, ariko ku munsi wo cyumweru nahisemo buri gihe kazabera wari umunsi wo guhimbaza Imana, atari umunsi wo gutwika. So rashize ukwezi tudahimbaza Imana. Ngabo Olivier, hi, God bless. Dina Gihozo, Savasheri, God bless. First of all, kakambahe some testimony. So, ni kuvuga ngo 3 months ago, from when? June, July, no, in the beginning of July, I think, in the beginning of July, no, June, I think it's from all June, July, August. Yeah, 3 months. June, July. End of June. Actually, it's end of June. June, July, August. So June, July, August. Ku bantu baba i Burayi cyangwa se muri Canada, America, bo baba babizi bino bintu. Ariko uri muri Afrika ni bake babyumva. So ku bantu baba mu mahanga rero, mpamvu z'abantu baba mu mahanga nuko baba sometimes struggles umuntu z'ibintu umuntu aca. So muri June iri kurangira naguze brand new car 2022. Amafaranga nari mfite amenshi nyatanga ku modoka. Noneho ubundi bikira nyuma nagura imodoka, air condition yanjye itangira kugira ikibazo yo mu nzu, apana imodoka. AC cyangwa se climatiseur, sinzi ukuntu mwita, bari mwita chauffage, sinzi ukuntu mwita, izana ubukonje mu nzu, twe twita in English air condition. Cya cyuma cyo hanze kikaraga kiba kitangiye kujya gipfa, umwanya umwe kikazana ubushyuhe, ubundi kigakora, ubundi kikazana yakugeza kizana ubukonje mu nzu, kikazana ubushyuhe. Uretse ko batangiye gushyira hashyuha bimeze bite. So yabigenza gute? Amagara abatekinisiye baze barebe, noneho amagara insurance y'inzu, kubera ko mfite insurance y'inzu. Abati insurance ifite ntabwo harimo ibya air condition. Insurance ifite ni igihe hari umuntu wibye mu nzu, habaye nk'umwuzure, hari nk'umuntu ugonze inzu yawe, nk'igaraje wenda ripfuye, nyine something like bitagize. So ubwo ngubwo araba kereka ifite homeowners insurance. Homeowners insurance rero tugura hano 2016 ntabwo tugeze twumva ko tuyikeneye homeowners insurance, kuko yari amafaranga menshi ku kwezi. Ngiye n'umugabo wanjye tuvuga ati no, I don't think we need the homeowners insurance. Aho twajya tugira house insurance. Ako homeowners insurance ni nziza. Homeowners insurance ni nziza kubera ko nka firigo ipfuye barayikora cyangwa bakuzanira inshyashya, air condition ipfuye barakuzanira unit inshyashya, dish washer ipfuye bakuzanira inshyashya, mbese bino byuma byose wash and dryer bipfuye bakuzanira bishyashya, cyangwa se anything habaye nka hota ipfuye bakuzanira bishyashya. Ariko ntabwo nabyitayeho cyane. Nzana umutekinisiye ngaza ndebera. Oh my god, anyati nkeneye new AC ibihumbi 14 niyo mafaranga ya nyuma, $14 by'idolari. Noneho $14 by'idolari,
yakura Imana ishobora byose. Ariko Imana inzira aho zitari natangira rwose, oh my god, mba stress. Urumva iyo udafite undi muntu ugufasha ibintu byose biza bikajya ku mutwe wawe, ariho ugomba making a decision, ariho ugomba gukora ibintu byose, shana kuntu utaba stress. So hagiye mu sometime hagashyuha kagira almost 900 Fahrenheit. Nashobora gutekera mu sometime, ariko this ngewe ndi wa muntu pfiramo muri ngewe, sinanguma nifuza ko ari umuntu wancisha mu ijisho, yabicikanye ku mutima. Urumva amafaranga baje gutya cyane mwe yose 14 n'amafaranga menshi, ndababara muri ngewe. Reka nabati no what, Imana izabikora. Ni we nyuma kuri modoka, amafaranga yose nyamaze kuri konti. Nkunda ubuzima bwiza, konti yanjye sometime iyo amafaranga agezeho, niyo nadapanze agatrip ngo mitenya simenya ahantu aciye. Sorry guys, ndi kubivuga binuza yanyishe, like emotion ndi kurira. I'm sorry, nikomeze yo ibintu bidenze ndarira. So ubwo nicaye aho, one of my friends ambwira company ishobora kumfasha kugira ibintu by'amayesi, turabyapurayingamo, one biranga, ya kabiri finally ejo bundi Imana ko bitangaza ndira biremera, mba approved, baza banshyiramo niyo esi nshyashya ihenze kuruta niyo nari nsanzwe mfitemo. Esi ndi kubabwira, esi cyangwa se air condition ni imwe izana ubukonje mu nzu mu gihe hari ubushyuhe, ni imwe izana ubushyuhe igihe hari ubukonje. Iyo mashini rero kubera ko inzu ari iyanjye, ni njye ugomba kubyigurira. Si kwa undi umuntu arakodesha ngo noneho ngo ba nyir'inzu baze bagushyirire muhoya, wowe nyir'inzu niwe ugomba kubyikorera. Hi Chris, niwe ugomba kubyikorera wowe nyir'inzu. So niba mwibuka neza, hari umunsi nashyizeho ifoto ndi kurira, like amarira yanshotse mu maso, ndavuga ngo thank you Lord, this new achievement I achieved in my life. Ndabati irano ni tears y'ibyishimo. Impamvu nashyizeho iriya foto, k'uwo munsi nibwo baje gushyiramo new AC mu rugo, new air condition mu rugo. Ndishima cyane kubera ko nanibutse 3 months nari mbayemo mu bushyuhe burengeje urugero, kandi njye si ndakuze rero. Ubwo bushyuhe bwabaga ndi mu nzu wanjye, cyo twabaga nka weekend tugafata nka hotel tukagendera mu mujyi rwagati tukajya korera muri hoteli. Ubundi ubwo bushyuhe nabaga burimo hano mu rugo, nkigumira mu rugo, nkimera gutyo nyine, you know. Ariko ushaka ku bantu baba Vegas, nibo bakubwira ubushyuhe buba muri Amerika. Vegas irashyuha, Vegas irashyuha. Sometime igihe tuba turi nka 42 degree, ushyize nko muri Fahrenheit ni nka 110 Fahrenheit. Jesus Christ, it's so hot. You guys don't have an idea. Ariko this ngiye ko mbarashaka ko umuntu anyumvira ubusa, natutse gutyo nabivuganyeho na mama wanjye, na bashiki wanjye, n'umuntu umwe gusa nataza kuvuga izina hano, wari ubizi w'inshuti yanjye ba mu yindi state. So guess what, ubu ngubu mu nzu yanjye hari frozen, harakonje, habe n'icyo nshaka kubira gutyo. New air conditioning, umva meze neza, ni boku na boku. Nahise nshyiramo system nshobora kureberaho ubushyuhe ndi nari mw'iyi nzu, ndi nko kukazi nkareba harashyushye cyangwa harakonje, kanongera ubukonje, kanongera ubushyuhe, kanyizimye, kanyicyane. Umagani bwese batakomana. Thank you Lord. So iki ni cyambere cyo gushima Imana.
urumva ko ukuntu mu biciro bine bya amafaranga menshi cyane kabisa, like cash uhita ubona ako kanya atari nka credit umuntu baguhaye, cyari amafaranga menshi kandi ubwo nyimara no kugura brand new car, you know. Hari ukuntu y'abantu bamwicaye aho ngaho mukagira ngo amafaranga tuyasuruma nko ku giti, amafaranga turayatoragura, noneho ubundi umuntu yaguha amafaranga make nayo kayagaya. Nyamara ni mwe muzi ngo twagiye mu kazi k'amaboko, twagiye gukora nk'umutima, izi achievement twazigize twirira icyuya, nyamara mukicara aho ngaho muri kuvuga ibintu, you know. So iyo yari achievement ya mbere. Okay, aho havuyeho ejo bundi Eric, you love amafriti Imana ishimwe this. Imana yakiza Gloria, thank you. Yeah, we so in that achievement rero yo gushima Imana, abantu benshi bavuga ati Eric ni gute Eric ahora ari happy. Ngiye kugira uzamure n'ababaye nicyo gikeya kutugiye mbanishi, I mean giye bamabaye nicyo gikeya kwiruta giye mbanishi kinini cyane kugira ngo mbone n'ababaye ni gihe kimwe kwishana. Ikindi ndashima Imana wandinze amatiko yaba kuri social media, nayo kumva ngo Eric Semuhungu abantu banyaprovika bagira ariko buriya hi DJ Princess Pro Savant Bogos banyishe, thank you. No kubera Imana yego uri mu Mana nacyubura, you know. So ikindi kintu Imana courage mon grand merci de Gorai, thank you. Ikindi kintu Imana ni yanyishije amatiko kuri social media, amatiko kuri social media yaratugeza ahantu twese twarumiwe, ako this Imana yarabinyishije yabinkuraho nibere neza. Burya rero uzarebe abantu bahora amatiko adashyira kuri social media n'ubukene, n'ukubera ko nta kandi kazi baba bafite, umwanya wabo kwirwa mu bintu byo gutukana niki, you know. So rero iyo ufite akazi ukagenda ugakora ugataha unaniwe ukahita uryama, ni ukuri ntakiza nk'iyo birenze icyo, you know. Hi mushuti, hi Arsene Savant. So rero ibyo byose ni ibyo gushimira Imana. Gilbert tuyisengere nanjye nsuhuza rwose, thank you. Hi Gilbert Gisenyi mu bouncer tuziranye. Ejo nzaza i Kigali uko niho uzaba uri kundira umutekano n'inzi Kigali, sibyo Gilbert? So ibyo gushimana ni byinshi. Nashimana yamaye abashuti beza bankunda nanjye nkabakunda. Last week mu cyumweru cyashize nandi California muri Los Angeles, nari nagiye muri birthday party y'umukobwa w'inshuti yanjye y'umumama w'inshuti yanjye witwa Dina Igihozo, umwana we w'imfura witwa Queen yari yagize anniversary y'imyaka 6. Twagize ibihe byiza muri California, muri Los Angeles, tugira ibihe byiza cyane. Byari show, yadufashe neza, yatwakiye neza, yafashe big mansions, twese atwakira atwitaho. Oh my god, nawishwe n'icyaka, nawishwe n'inzara, twagize ibihe byiza pe. Dina Igihozo utuye muri Phoenix, Tucson, Arizona, God bless you darling, thank you. I'm glad I was there to a special day y'umukobwa wawe, so God bless you, twagize ibihe byiza. Before yaho ngaho nabwo twari turi muri Kentucky mu kwezi kwashize ku ya mbere y'ukwa cyenda, twari turi muri Kentucky, Louisville, Kentucky. Twagiriye ibihe byiza, mwarabibonye ukuntu twakiwe. Twarakoze Eric Manchel, thank you Dina Igihozo, n'ukuri Imana ijye ibana nawe. Muri kwezi gushize bari batumiye kuba special guest muri Louisville, Kentucky, mu birori bya Young TJ, naho mwabonye ko byari successful, byaritabiwe, byagize abantu benshi. Twagize ibihe byiza, byose ni ibintu byo gushima Imana guys, you know. Twagize ibihe byiza, ibirori byacu byaritabiwe, byari sold out. Twagize ibihe byiza cyane n'ukuri, ibirori bya Young TJ twagize ibihe byiza.
nahuye na bamitisi again, bamitisi n'abana beza batufite amafoto meza. Fafa the party twari turi kumwe nawe, byari byiza cyane. Umuhanzi Time B official, mbese twagize ibintu byiza cyane. Ariko tubwire uriya mwana yapfuye ntabwo mbizi pe. It's still my history, ntabwo mbizi, ntabwo ndaza kuvuga ibintu nazi. Gusa umunsi wo gushyingura ni kwa gatanu, I think batari kuwa kane, kuwa gatanu I think. Ndacyagerageza kureba ko bamurushya ku kazi kubera ko maze iminsi mfata amaofu menshi, sinitegeka ku kazi. Niba ruma nanjye nzajya kumushyingura muri Phoenix, Arizona, kuko ntabwo ari kure yanjye, ni like 5 hours driving. Uzagaruka Louisville ryari? Sindamenye igihe nzagaruka Louisville. Gusa uriya mwana witabye Imana Nema yarambabaje pe. Urupfu rwe narumenye ku munsi nari ndi gutaha mva California. Bampamagaye ndi muri freeway ntwaye ndi gutaha, bampamagaye ndi muri freeway ndi gutaha. Mba ncitse intege. Yari mu gitondo nka saa 3 za mu gitondo, yari kuwa mbere, ari mu gitondo ndi gutaha. Numvise mbaye shoke, kandi umva n'inkuru zije ziza mu buryo butandukanye, kuko nayo yumvise bwa mbere, nuko nawe yumvise bwa kabiri, nuko yumvise bwa gatatu, zaje ari inkuru zitandukanye. Rero rero nirinda kugira icyo mvuga ku rupfu rwiwe, kuko ntabwo nari ndi kuri scene mvuge amakuru yaho. Gusa Imana imuhiruko ridashira, imwakire mu bayo. Yari mutoya kwitaba Imana kuri iriya age, iriya myaka yari mukiri muto n'ukuri. So abaturiye iriya state cyangwa bayituyemo, please muzajye kumutabara, kuko muzajye gutabarira famiye, kuko kuri iyi si twese turi abagenzi, kandi nta n'ubuze umunsi n'isaha. Mujye mutabarana, kuko ni ukugurizanya. Twese ntawe uzi umunsi n'isaha. Gusa nyine urupfu rw'iyo rwarambabaje rwa Nema. I hope ko bazamenya icyamuhitanye. Anyway, aho reka tuhave natuma ngira nuze emotion, kuko that was so sad story numvishe muri kino cyumweru, muri kuno kwezi. Anyway, it's all God plans, kandi twese niyo nzira. So aho tube tuhavuye kugira well, anyway, so ikiri nshima Imana rero, ndashima Imana ko nyiri muzima, meze neza, ndakomeye, as you can see. Muganye mucika intege guys, kugira kure siko gupfa. Hari igihe waba uri guca muri challenges nyinshi z'ibintu biri gucalenginga, ariko ntugaheranwe n'agahinda, ntukumve ko ubuzima bukurangiriyeho, ko like uri wenyine. No, gira kure siko gupfa. Imana iragukunda, igukunda nanjye niko inkunda. So nawe mwese muri hano mushaka gushima Imana, n'ukuri gushima Imana ni byiza, kubucira Satani intege. Hari abantu bamaze iminsi bamwereka bavuga ngo Eric ngo umusheri mushya, ngo Eric mbese ngo tuzazinywa ryari. Hari ifoto mwabonye twifotoje ndi kumwe n'umusenegalese wambaye amabubu y'amakanzu, nanjye nambaye ikanzu y'ububu. Uriya he's my friend, ntabwo ari umusheri wanjye. Nitugira umusheri tuzamubereka. For now like uriya nawe yari sheri.
naba hari tuzababwira ariko for now nta mukunzi mfite uri official, nta mukunzi mfite uri official, gusa naba hari nzababwira. So ubwo rero ikindi vayo ushima Imana. Buri muntu wese rero nashima Imana muri in short ways. Ushobora kuvuga ati urashima Imana ko waramutse amahoro, ushima Imana wenda yakufashije ntari icyo ugezeho kano kanya, Imana yaguhaye akazi, you know. Shima Imana mu magambo magufi. Shima Imana mu magambo magufi. Shima Imana mu magambo magufi. Tuzategereje kubona umushasha Muhungu wacu. Naba hari tuzamubereka. Wenda arahari, wenda ntabwo biraba official. Naba hari tuzamubereka. Ikindi cyo twari mu bukwe bwa namwita nka mushiki wanjye yitwa Anne Marie. Ubukwe bwagenze neza, ubukwe bwa Anne Marie and Jafric bwari buri hano Las Vegas. Actually ni muri kino kimwe yari Saturday, hari Mr. Sunday. Oh no, yari Thursday actually. Ubukwe bwari Thursday, bwakwe bwagenze neza. Oh my god, twaranyweye, twari burya rero kamabwira ubukwe ni ibiryo no kunywa. Ntabwo twashukura ukuntu mwambaye, mwatugaburiye mukanatunywesha, tugenda tubavuga nyine ko ubukwe bwagenze neza. Tugenda dushima nyine ko ubukwe bwagenze neza. Rero nituza nimutugaburire nimutunyweshe, ntabwo tuzavuga ko nyine byagenze neza pe. Tuzabareba twese twari twaje kuri iyo mitako, you know. So rero byo gushimana byinshi. Oh fafa savant. Nanjye ubu ndashima Imana imaze kunkorera ibitangaza, ndanyuzwe pe. Imana ishimwe riripo. Mwese mushima Imana. Sugiha turashima Imana ko bw'ubuzima dufite, amen. Olivia ati ndashima Imana ko turi amahoro twese hano, amen. Janet Peace utayishima n'uwahehe ubwo niyo gushimwe ibihe byose, amen. Basi nzihane nagukoze iki ihogoza Tracy. Mutoni 2784 nge ndashima Imana ko ndi muzima n'umuryango wanjye, Imana ubishimirwa, amen. DJ Usta ati ariko ugaragara nk'umunyamafaranga gaswa. Yego ushimana mu buraya bwawe. Nese amafaranga yabonye kwera uburaya. Rero kababwire guys, reka nkubwire wowe muntu uri hano ubirivinga ko amafaranga umuntu ashaka kubona mu buraya. Amafaranga mu buraya ushobora kuyabona ariko ntaramba, ayirashyira nk'umuyonga. Uri wacana buje ikagere kayonga, niko n'amafaranga mu buraya ameze. Ngewe n'ukuri kw'Imana yo mwijuru, sindanyina ngo nigurishe ku muhanda cyangwa ngende mu kabari ngo ngende ngo nifate ikirahure n'icyo ngo ndateze ngo nize umugabo uraza ku mafaranga. Sha mbikoze nabikora for fun, apana ngo kubw'amafaranga. Hoya sharika mubwiza ukuri, ngiye ukuntu meze, ngiyewe ndi piki cyane, ndasuzugura, ndanasosora, ndacagura. Like sindi wa muntu ngo ugenda ngo mvuge ngo ngiyewe ndakubwiye ngo ushaka ko ufite amafaranga ya mirenge singukunde. Nkakunda wa muntu wa simple individual udafite n'igiceri cyatanu. Nikomeze ngewe sinzi ukuntu I think I'm special. Kuko reka mbabwira abantu bango ngo nk'uyu uvuze ngo DJ Gusta ngo usa nk'umuntu nk'umunyamafaranga ugaswere, like uracumura ko gutukana si byiza. Nkubwira umugabo wanjye yitabye Imana. Umugabo wanjye mvuze umugabo wanjye ni umuntu twasanye imbere n'amategeko, imbere y'Imana tukandikana impeta. No yitabye Imana 2017. Iyo nza kwandikira cyangwa umuntu ukunda amafaranga n'iki, inzu yanzizemo nginda cyayiremo. This is my house, you know. So iyo ndi umuntu ukunda amafaranga mba narayishakiyemo nk'umugore cyangwa narayishakiyemo nk'umugabo, cyangwa se narikuremo uburaya cyangwa hano hahora uburaya, you know. Akunda umuntu utinya Imana nkanayikunda nkanayubahisha. Inzu uburaya no ntabwo biramba bro. So Imana ikaba rero ku kintu uvuze.
wenda uvuze ngo waransambanyishe aho ngaho ntabyumva ariko mu gihe bitarabaho ntimugacishe bagenzi banyu imanza ntabwo ari byiza Imana ikubabarire anyway turagutegereje kubona umushinga mushyashya w'akayaho twabisomye Fafa the party thank you for purchasing badge Ripope thank you for purchasing badge Eric bite Imana iracyakurinze bro too famous yes ndashima Imana nari mfite ikibazo cyo gushaka kubaho njyenyine ariko ndabona ndimo ngenda nongera kugaruka mu murongo noneho ndashima Imana ihimbazwe Imana ntabwo icyuho Eric nukuri ndagukunda pe thank you nge ndarwaye mu nsengere Dina turagusengera nukuri kandi rwaruhukira ntugatore inyanya z'ibimene none siyo uri guhitamo umugabo ugendera kuki you guys twaje gusenga ntabwo twaje guhitamo iby'abagabo no impamvu twari tuvuze abantu ni uko uriya muntu yaravuze ngo ibintu by'abagabo n'ibikingo ngo nsaba umuntu ufite amafaranga ngo buriya ni uburaya njyewe se twabivuze inshuro nyinshi pe nkunda umuhungu ugira isuku erega nabyo sometimes abikenewe tunababwira abahungu mujye mugira isuku pe hari umusanga yambara boxer icyumweru cyose atahindura mujye mugira isuku abahungu nuko umukubitira gukaraba sheri ijya gukaraba nk'ubu nkange ndara amashuka y'umweru dede ubu twaryamamo 4 tutarajya kuyahira tutarayamesa kuko uba butakabira nto y'amashuka yagira gutse nka brown anyway guys umuntu ugira isuku umuhungu nyine witaho umuhungu ukunda akazi wabaye kuzuru narakometse nyiri umwana ku kibazo cyo kwatanga basemo yewe ndakwikunda thank you Jeanette peace Fafalole ati ndashimana ko turi bazima n'umuryango wanjye rwose kandi ndashimana ko yamaye urubyaro Imana igumugisha ari James bareka uzajya mu ijuru bakurebesha amaso Umulisa ndagukunda ngiye thank you wari wambaye neza mu bukwe kwa Ange na Jarick thank you mupenzi abantu bose bavanga Eric kwambaye kurusha bagere umva kandi guys mamucaka amahanga ngo nastirinze show ariko uri mwiza thank you nari ngukumbuye thank you by the way no gushibura nabaye mwana mutoya mumeruka mfite umusatsi mwinshi narawukuyeho ubushyuhe bwe bumeze nabi hano Las Vegas ndi guhira mu nzu muri 100 degree ndabateye kumana singiye kuzicwa n'akazahoraho umusatsi nkukura wabaye muzungu thank you rasa neza ufite igituza cyiza Yesu guko ako se guys muri kuncumuza no kwitwaje gusenga urasa neza sha wisiga iki mu maso nacyo n'amavuta samba so man hi iri mwiza ariko Eric uri byo nashakaga ukubwiye ariko atari hano numbiye numbwirimo Unze kunyandikira mu gika Eric iyo juice ingredient ikozwe nizi aho kuzura bayikira you guys wow ino ni orange juice ni juice ikozwe muri orange mu mahonji so byo gushimana ni byinshi twabwiye ko Imana ishimwe ko nabufite air condition nshyashya mu nzu impamvu nshima Imana isi 14 nawe wibaze ko ramutera nkunga se mfite ibintu byose umuntu abaye hano ari Rwanda urabaye gukifasha n'abandi muhora ngo for fun to drink bro uzawanica cyatanu mu gihe bikomeye n'umwe kwijana uzagusura afite ikibazo n'umwe kwijana so choose wisely who do you call your friends okay ikindashimana ko twagiye Kentucky tukora show Louisville Kentucky tukora show nziza kandi was successful by the way hari n'indi show igiye kuhabera iri gutegurwa na Metis na Fafa party twatewe live kubaganirizaho uko byagenze Sharina Nina
bazaba bari muri Kentucky na Platini muzagende mu basapotinge. I think ni ku itariki 15 muzagende bizabera Louisville Kentucky, muzagende mu basapotinge, bizaba bishyushye, bazabaha live music Charlie and Nina na Platini wo muri Dream Boys. So muzagende mujye kurya show. Eric Nema yishwe n'icyanango n'ukuri kw'Imana, abantu bose muri mwaherekera mu mbwira inbox nango nzi cyamuhitanye n'ukuri kw'Imana. Sinshaka kuvuga ikintu cyehitanye umuntu natakizi, ejo bazamva abantu ngo byagenze gutya, nango mbizi kandi yo nazi ikintu sinkunda kukivuga. So ndabasabye ko mwarekera kongera kubimbaza, sibyo? Ndabinginze mwongeye kumbaza cyamuhitanye uriya mwana w'umukobwa, sinyizi pe, nizi nababwira. Eric nujya nujya kuza uzambwire mwitegure rwose tuvugane box. Iyi ni nyakuza nzakubwira. Julienne Sava, Julienne nawe Imana ikuhe umugisha, nawe uri mu bantu bateguye ubukwe bwa Anne Marie, bwagenze neza. Niba ko haragumamagara inbox mbaze icyo twakora iki, gusa bwagenze neza, Imana ihabwe icyubahiro. So twari tuvuga ku kirori Fafa ari gutegura kizabera muri Louisville Kentucky. Muzanye mu supporting, bizaba bimeze neza no kuri. Let's support each other diaspora, let's support each other, tegure ibintu bigende neza, sibyo? Anyway, aho tuvuye rero, Imana ibahe mwese mukiri maso, mwese abantu muri maso, tuze muri maso n'abantu muri hano mudukuriki. Imana ibahe umugisha, musore nkuko mwaje, kandi namwe bazashobora kujya gushyingura muri Arizona. Imana izajyane namwe, mugaruka mugenda amahoro, mugaruka amahoro. You know, cyane hano Mike Kayihura in Brussels twagiye. Ivan Moses Mike Kayihura nawe ari Brussels. Ubwo abakunzi ba Mike Kayihura namwe mwagenda kumusupport Brussels, Belgique. Hello Roni Albert Rwanda, Albert muraho? Okay, so murasaneta, thank you. So byo gushimana byarangiye, niba byarangiye byo gushimana mureke dushyima kandi karirimbo twongeye tubyinira Uwiteka, ubundi masomero murongo muri birana bateguye muri Zaburi ya 27 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6. Le Mr. Hi. Ugira amaso meza. Aho se ko abantu bose muri kumbwira ukuntu nsigaye mfite amaso meza, igituza cyiza. Niko najye mu managahenge. Ejo bundi narose ndi kumwe, ejo bundi mva kumana inzazi yako abo genzo zijya ziba n'imama.
nejejwe